bakunzi b'ibiganiro dusanzwe dutanga ku rubuga Agato Media TV, turabashuje muri iki gitondo tubifuriza ibihe byiza kandi tubasaba kubana natwe kugira ngo ubwo tugiye muri iki kiganiro twese tubashe gutega amatwi twumve ibikubiye muri iki kiganiro. Murakoze rero, muri aka kanya ikiganiro tugiye kuvugaho ni ikijyanye n'imibereho yo muri iki gihe, ku buryo tubona ibihe byagiye bihindagurika bigatuma habaho ubukene bwinshi, bituma abantu benshi mu bice bitandukanye bagira imibereho ikakaye cyane, ku buryo usanga byarateje rimwe na rimwe ibibazo byinshi. Ugasanga umuntu arimo kwibaza ejo hazaza ukuntu hazaba hameze. Muri aka kanya rero nkangira ngo turebe niba iyi mibereho ari imibereho isanzwe cyangwa se niba ari imibereho idasanzwe, tujyanishe n'ibihe twagiye twumva akenshi n'abantu benshi bagiye bavugaho, cyane no mu byanditswe muri Bibiliya bivugwa yuko mu minsi y'imperuka ibintu bizahinduka cyane, imibereho ikazaba igoranye, harimo ubukene bwinshi, harimo uburyo bwo gushakisha amafaranga mu buryo bugoye, ugasanga rimwe na rimwe n'abantu kumvikana biragoye, ugasanga imibereho rimwe na rimwe yikubiwe n'abantu bamwe, kandi ugasanga rimwe na rimwe ibintu uko bigenda bihinduka abantu ugasanga ikibagize ni inzangano, ni ubwumvikane bukeya, ugasanga rimwe na rimwe bamwe bariyemera kuri bagenzi babo, kandi ugasanga abantu benshi imibereho yabo iragenda inyura mu buryo rimwe na rimwe bw'amayobera, ku buryo usanga ari ikibazo gikomeye. Ndagira ngo rero twese tujye dufatanya mu gihe turi kumwe mu kiganiro no gutanga komanteri zirimo ibitekerezo, harimo ibibazo, dufatanyirize hamwe gushakira igisubizo hamwe mu buryo dushobora kuba tubona ibintu kimwe. Ku bw'ibyo rero turabona ko muri iki gihe usanga ibiciro ku bicuruzwa byinshi byagiye bizamuka cyane, ugasanga rimwe na rimwe bamwe barabiburiramo n'ubushobozi, bamwe ugasanga kurya ni ikibazo, abandi ugasanga kubona ibyo bambara, ibyo barihirira abana babo mu mashuri, ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, nubwo leta zagiye zishyiramo ubushobozi bwo kuvuga ngo abana bige ku buntu, ndetse ugasanga hari n'ubundi buryo bukoreshwa no mu bice bijyanye n'uburyo bwo kwivuza bugiye bushingiye kuri za mituweli n'ubundi bwishingizi, ndetse harimo n'uburyo bwo gushakira abantu uburyo bajya muri ejo heza kugira ngo ahari bashake uburyo bw'imibereho y'igihe kirekire, ariko usanga n'ubundi ibibazo bigumya kwiyongera. Kuri ibyo byose rero bituma twibaza byinshi, tukibaza n'amaherezo y'ibi bintu. Rero usanga biteye imbogamiza abantu benshi bamwe usanga baragiye bashaka gutura ahantu hitwa amanegeka, bamwe ugasanga barimurwa ku nyungu z'ibikorwa rusange, rimwe na rimwe ugasanga abenshi ntibabyishimiye, ugasanga kenshi birateza ibibazo mu bice bitandukanye. Noneho iyo ugerageje gusubira inyuma ugatekereza mu buryo wenda bamwe batanabitekereza, bishobora kwibaza iherezo ry'ibi bintu bikakuyobera. Ku bw'ibyo rero ndagira ngo uyu munsi ku bibazo twibaza, ku bisubizo dushobora kuba twifitemo, tugerageze gushaka uburyo twese dufatanyiriza hamwe gushaka ibisubizo by'ibi bibazo twibaza. Niba ibi bintu bizahinduka bigasubira mu buryo nk'ubwo twari dusanzwe dufite, niba se nta n'impinduka ihari, turebe impamvu ituma ibyo byose bishobora kuba bitahinduka ngo bisubire uko twabibonaga cyangwa se uko dushobora kuba tubyifuza. Murabona ko akenshi leta, abaturage bagerageza kwitura ibibazo byabo, rimwe na rimwe leta ikagira icyo ishobora gukora ku bibazo bimwe na bimwe, ariko ugasanga n'ubundi abaturage
turagumya kugira ibibazo byacu rero rimwe na rimwe usanga bidafite igisubizo. Birasaba rero yuko twishyira hamwe tukareka uburyo bw'amacakubiri, uburyo bwo kugira ngo umuntu yirebeho wenyine, ahubwo tukarebanaho muri rusange, tukareba uburyo twakwishakamo ibisubizo ariko bivuye mu gushyira hamwe. Kuko usanga kenshi ibibazo byinshi birimo kubaho biraterwa n'uburyo bwo kuba abantu batishyira hamwe. Kandi abantu twibagirwa ubuvandimwe dufitanye ko ari bwo buzazana igisubizo mu bantu b'Abanyarwanda cyangwa se mu bantu rusange, ari abaza batugana ari nabo tugana, ariko byose bisaba kwishakamo igisubizo. Ariko igisubizo kimwe gusa nuko dushobora kwishyira hamwe. Nitwishyira hamwe ibintu byose bizashoboka, kuko iyo urebye hano hanze ku masoko ibintu byose birahenze. Ikintu cyose ugiye kureba, hari igihe umuntu ajyana amafaranga ku isoko akareba ibyo yaragiye guhaha, ukareba ugasanga ntago bivuyemo. Iyo bitavuyemo biba bivuze ko n'ubuzima budahari. Icyo gihe rero ushobora gushaka n'uburyo wakwifashisha mugenzi wawe, ariko mugenzi wawe nawe ukamushaka ukabona nturimo kumubona. Kubera iki rero? Biraterwa na kwa kudashyira hamwe. Abantu benshi bamaze kugira ubuhemu bwinshi, ubujura buriho bukabije, urasanga ari ikibazo gikomeye cyane. Buri joro buri manywa usanga hari abaturage benshi bataka ko bibwe, kandi ibyo byose nabyo bigenda bikurura inzangano, kuko iyo umuntu arebye mugenzi we amubonamo ikindi kintu kidasanzwe. Ibyo rero ikintu gikwiriye kubimara nuko dukwiriye kureba impamvu y'aho ibyo byose bituruka. Ntago biterwa hari n'inzara gusa abantu bafite, ahubwo nanone biraterwa n'uburyo abantu twagiye twangiza umuco wacu. Ugasanga abana muri iyi minsi baravuka ariko uburere bukaba bukeya. Abana benshi ugasanga babaye indaya, abandi ni abajura. Ugasanga muri bya bindi byose birimo biragenda byangiza umubano dufitanye. Ugasanga buri muntu wese arabona mugenzi we akamubonamo nk'umuntu w'inyamaswa utari umuntu usanzwe. Urabona mu bihe byashize washoboraga guhura n'umuntu agenza ikinyabiziga mu muhanda, ashobora kubona warushye cyangwa se uhagaze ku nzira akaba yaguha lift. Ariko ubu ngubu umuntu aratinya kuba yaguha iyo lift kubera ko azi ko nugera mu modoka ye ushobora kumusahura uturimo ukadutwara, nk'uko abenshi babivuga. Ikindi, abantu benshi kuko babaye banyamwigendaho, we yumva ko utamukandagirira mu modoka kuko yumva ko imodoka ishobora no kuyanduza. Ariko ibyo byose bigenda bitera izindi ngaruka mbi mu buzima, kuko iyo umuntu nawe iyo agize ikibazo ku muhanda imodoka yigakwama, ashobora kubura umuntu umufasha, ashobora kubura umuntu umutera inkunga kugira ngo cya kinyabiziga cye kibashe gukomeza urugendo. Ibyo byose tubikerererwamo mu buryo tutazi, ugasanga ibintu byakabaye bituzanira inyungu mu buzima bwacu turimo turabitakaza mu buryo bwo kugirana umubano mukeya, kandi twagombaga kongera uburyo tubayeho tugirana umubano mwiza. Kubw'ibyo rero nasabaga yuko twese cyane cyane Abanyarwanda, nibo mvuga cyane kuko nicyo gihugu ntuyemo, nicyo mbamo, kandi Abanyarwanda nibo tubana mu buzima bwa buri munsi, ko dukwiye kwishakamo uburyo twakongera tukagaruka ku isoko y'umuco wacu waduteraga kurangwa n'imibanire myiza, tukabana neza, hanyuma tukaba ariho turemera bya bikorwa byacu byiza byanaturangaga muri ibyo bihe byacu twabagamo muri icyo gihe. Rero Banyarwanda, nshuti zacu, abakurikirana ibiganiro byacu, ndagira ngo mbasabe tugire ubufatanye bwo kurangwa no gushyira hamwe kandi no kuyihuriza hamwe ibitekerezo kugira ngo tubashe gukorera igihugu cyacu kandi igihugu cyacu tugishakira ibisubizo. Rero nagira ngo dusoza ikiganiro
tugisoze nifuza yuko buri muntu wese ubasha gukurikirana iki kiganiro agerageze gushaka ibisubizo birangwa n'umuco mwiza no gushyira hamwe. Kubw'ibyo rero mbifurize umunsi mwiza kandi mbifurije kurangwa no gushyira hamwe mu buzima bwa buri munsi. Murakoze, ciao ciao.